handi bajyaga bahanurira. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo Imana ari unjiji, ibasha gukora ibyo abantu badashobora gukora, ibasha kwiyerekana igihe abantu bananiwe, ibasha nganda zirima fasiya, ibasha kugendera mu gicu cyo gutabara, kandi uwitabaye itabarukana intsinzi. Ngutangarize yuko abadayimoni bagusabye, ariko ntabwo ikwemereye ko aba bazimu bagutwaza igitugu. Ndagira ngo nkubwire ngo twasomye ijambo ry'Imana ngo ihagurutsa umugabo wo mu muryango wo kwa Karebu, ngo imuhagurutsa nk'umuvunyi w'Abisiraheli. Kandi nkubwire ngo umuryango Imana ibasha kwemera n'umuryango unezeza Imana, umuryango ubasha gushima Imana, bagirirwa neza n'Imana, Imana ikabasha bakayishima, bagahagarara. Abadayimoni amaze iminsi yarakwihaye, ariko ishobora byose iraje, yumvise uburyo abakwanga n'abazimu bagenda bapanga umushinga wo kukuburanya no kukugirira nabi. Imana irahagurutse. Andoni de Roseide mu bice byaho 36 ku murongo waho ku murongo wa 2 avuze ngo uku niko umwami w'Iteka avuga ngo kuko kunesimeni adaritai, ngo kuko neridastis, ngo kuko umwanzi yabashinyaguriye ati awa. Abarokore nyabo bakirimo, kuko abenshi baraguye basubiye inyuma, abakirimo abagihagaze, ngo kuko umwanzi yabashinyaguriye akandaziri bonestis, akavuga ngo awa netobesi edoleda kinozimen, akavuga ngo awa umwanzi yabashije gufata iya. Umwami Yesu ashimwe. Ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Karosi ugarutse kuri TV, Karosi TV, kugira ngo ngusuze kandi nkwifuriza icyumweru cyiza. Ndasuhuza umuntu wese ukunda ijambo ry'Imana, kandi nkongera ngasuhuza umuntu ukunda ijambo ry'Imana, ngasuhuza umuntu ukunda Imana, cyane ko turabo yaremye. Haleluya. Ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Yo mpamvu rero mu gaciro je mfite nakufite bivuga kubw'imirimo yakoze. Imana yarakoze, yagiye itugira neza, yaturinze byinshi byari bikomeye. Nukuvuga ngo ni umukunzi mwiza, ujya akora imirimo, agakora ibitangaza muri byose. Niwe taragostance beneficie dai uyenedoshan lego disaibonea. Amina. Ntabwo kuba muri Yesu ari igihombo, ahubwo kuba muri Yesu ni inyungu ku mukristo wese cyangwa se ku muntu wese ubasha kwemera izina rya Yesu, cyangwa se akemera ko Yesu yabambwe ku musaraba, ndetse n'abatamwemera. Ndagira ngo nkutangarize itangazo rivuga ngo ukuba uriho ni Yesu, no kuba le distance ugenda ukabona biremeye, ukaurira imodoka ukagenda, ukurira indege ukagenda, ndavuga bari muri za USA ndetse n'ahandi, nukubera Imana. Nine wangesire niyo yabashije kukurinda. Abadayimoni baraguhiga, abadayimoni baragutera, ariko Imana ikabatera ubwoba, ikabakura mu nzira zawe kugira ngo ubashe kuhinduka icyo uri cyo uyu munsi. Ndagira ngo rero uyu munsi tuze duse bonheur ta nkwibutsa ko tuje kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Abantu bapinga, nakubwiraga ngo ntugapinge kuko gupinga ni bibi. Ndagira ngo mbabwire abantu babiri bapinze. Uwa mbere nuwo bita Ananiya. Ananiya yigeze gupinga Petero umunsi umwe, abisira intumwa zari ubwo Yesu yamaraga gusubira mu ijuru, beregeranye bajya ahantu bateranye ibyabo. Noneho umugabo bita uriya mugabo ahita yusuka ambwira umugore wati ngwino tugende tugurisha ibyacu, natwe tuze twifatikanye n'inshuti cyangwa se abavandimwe, intumwa, tuze tubashe kubana imbere mu murimo w'Imana. Noneho barangije
baragenda bagurisha ibyabo. Uyu bita Ananiya arangije araza, umugore we aramubwira ati ariko ubundi mugabo wanjye sheri wanjye tubashe kumvira uriya Petero, uriya Petero ni igiki gituma tujya kugurisha ibyacu byose tukabimushyira? Ariko ngutangarize yuko nubwo ushobora gucumura, hari Imana y'inyembabazi ibasha kubabarira ibyaha umuntu akongera akaba muzima. Kuko ikikubwira yuko Imana ikuzi nuko ubasha kuyumvira. Birangije Ananiya arapinga, araza ngo aza kubeshyeshya Petero ibiguzi ndetse n'izindi ntumwa. Ariko ngutangarize ngo uwo munsi ntago ariko byagenze, ahubwo arahageze ngo Petero aramubwira ngo niki gitumye uje kubeshya umwuka w'Imana? Ngo ako kanya aragwa, umwuka uraherura arapfa azira gupinga. Astonde ele grosti sibrenefai, aramubwira ngo ese bundi iriya sambu utarayigurisha ntiyari yawe? Ese ibiguzi utarabigeza aha byo ntibyari ibyawe? Birangije uwo munsi aragwa arapfa. Tubaho kubw'imbabazi z'Imana. Ndagutangariza yuko Imana uwayemeye ari we igirira neza. Uwo munsi wa kabiri nakubwira n'umugore we bita Safira nawe araza arabeshya. Uwo mwanya baramubwira ngo ibirenge byivuye gushyingura umugabo wawe, bivuye gushyingura umugabo wawe, nabyo ngibyo bigeze aho ngaho biragutwaye. Ako kanya nawe aragwa arapfa. Twakwibaza ngo niki gituma iyi minsi tubeshya tugakora ibyaha Imana ikatubabarira? Nta maraso ya Yesu irabikora nka kwihorera ukibwira ko nkwanye nawe. Shandoni distaside, ariko nzaguhana izuba riva, mbishyira imbere y'amaso yawe. Uko bikurikirana Imana itubabarire mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge kugira ngo Imana ituyobore mu murimo ndetse no mu ijambo ryayo tugiye kuganira ryo kuri iki cyumweru, ugira ngo wenda wowe uri buribone uze kubaha Imana, ntugapinge, ntugapfe gupinga ibibuhanurwa, kuko narabibonye gupinga n'ibibi. Iyo upinze urapfa, cyangwa se iyo udapfuye uhura n'ibibazo. Ntugapinge, ubwo navuga gupinga impande zose. Umuntu naba kuruta cyangwa Imana ikagutumaho ntukabashe kumupinga. Reka dusenge. Imana urashoboye, uri Imana y'ibifite imibiri byose, uri dokiri desta sobene faisi, uri rendoni diko tasigremo ni fasile bone tasha done kode prado zima mwa. Uri Imana yacu bwite, bakwemeye bose bakezera izina ryawe. Wabaye ubushobozi bwo kwitwa abana bawe, ndetse ntabwo aba babyawe n'ikindi, babyawe n'umwuka, babyawe nawe, babitwa abana bawe. Ntabwo bakiri abagaragu, ahubwo babaye inshuti, ndetse abatari inshuti n'abana bawe. Bivuga ngo ni abantu baremye, baremene imirimo myiza muri Kristo kugira ngo bayigenderemo. Ngaho nshyigikira umene bonestafa imbaraga, ndinda imbaraga z'abadayimoni, akanwa kagiye kuvugira ijambo kezwe, mubiri wanjye wezwe, ubashe gukorera muri jye, mbi igikoresho cyawe wishimira. Urakoze wantwariwe, maguca bugufi kuko ushyizwe hejuru ari wowe. Himbazwa gitare cyacu kuko uruhoraho. Gira neza umvira ijambo, kandi uzaryumva azaryumvire, bashe kumuyoborera gukiranuka, abe mu mwuka kandi akorerwe mu mwuka wera. Mu izina rya Yesu, murinde imbaraga z'abacunnyi n'iz'abagome, imbaraga z'abagome z'abadayimoni, mu izina rya Yesu. Ibi niya ngo tangaziriya rigashayide hedestai. Urakoze, nyobora muri byose mu izina rya Yesu, amen. Mana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Twagiye tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko mbere yaho ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo tuzajye tugendana mu ijambo ry'Imana. Imana yemera ko tuganira, kuko hari ibyatuma utaryumva. Misi irashize turashima Imana ko insengero zongeye zigafungurwa. Twari tumaze iminsi bitoroshye, ariko Imana nishimwe yo yemeye ko insengero zongera gufungurwa. Kandi koko abantu bose twari dufite icyo kibazo, twari dufite ikibazo cy'insengero, ariko Imana ishimwe ko yemeye yuko insengero zongera gufungurwa. Niyo mpamvu rero
nanjye mvuga nti uyu munsi ubu uriwe kandi ube umuntu Imana ishaka kuba we, kuko icyitonderwa ari abantu batemera yuko iyi Imana iriho ndetse n'abayikorera babasha kuyikorera mu kuri ndetse no mu mwuka, babasha kugendera muri yo. Niyo mpamvu nanjye ngira ngo uyu munsi tuganire ijambo ry'Imana kugira ngo Imana ituyobore. Reka dusome ijambo ry'Imana hano n'ubundi mu Bacamanza mu bice byaho 3 ku murongo wa 9. Ijambo rivuze ngo Abisiraheli baherako batakambira Uwiteka abahagurukiriza umuvunyi witwa Otaniyeli mwene Kanazi murumuna wa Kalebu, ari we wabakijije cyangwa se wabakijije. Dusome ku murongo wa ibice Ezekiyeli 32 na 6 ku murongo wa 2 avuze ngo uku niko umwami Uwiteka avuga ngo kuko umwanzi yabashinyaguriye ati za nsengero zanyu zo kutununga za kera twarazihinduye. Mana ishimwe. Ndasubiramo nenotista dabrema fista yodela. Umva ko ijambo rivuze, yavuze ngo uku niko umwami Uwiteka avuga ngo kuko umwanzi yabashinyaguriye ati za nsengero zanyu zo kutununga za zindi zarafunzwe ngo za kera twarazihinduye cyangwa se ngo twarazihinduye. Mana ishimwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyari byaragusebeje Uwiteka bisebeje mu maso yawe. Ibyari byaragusebeje Uwiteka agiye kubigusebereza imbere cyangwa se abisebereje mu maso yawe. Mana nishimwe. Twabanje ijambo ry'Imana rivuga ngo Abisiraheli baherako batakanosiri bonifa batakambira iki? Batakambira Uwiteka, maze Uwiteka abahagurukiriza umuvunyi. Ndagira ngo ngutangarize itangazo ngo dayimoni amaze iminsi yarakwihaye, ariko ishobora byose iraje. Yayumvise uburyo abakwanga n'abazimu bagenda bapanga umushinga wo kukuburanya no kukugirira nabi. Imana irahagurutse. Andoni de l'Océanie à la Sanse. Imana iradita irahagurutse ngo kuko Abisiraheli bari batakambiye Imana, Uwiteka ngo abahagurukiriza umuvunyi. Imana nawe iguha imbaraga kugira ngo iguhagurukirize marayika Mikayeli kugira ngo akurwanirire intambara. Ngo Uwiteka uwo munsi abahagurukiriza umuvunyi, ariko icyitonderwa ngo bari babanje gutakambira Uwiteka. Undenikitarabofistaze Uwiteka abahagurukiriza umuvunyi. Ngutangariza itangazo rivuga ngo ibyakurwanya ni byinshi cyangwa se ibikurwanya ni byinshi, ariko ukeneye umuntu cyangwa se umuvunyi uhaguruka akakuburanira aho utanitarabone, aho utabasha kwiburanira. Imana ishimwe. Imandasire dikozista de brine. Abisiraheli ngo bari barushye. Abisiraheli intambara yari ibananije. Anikusta siribrinifa, ariko Uwiteka bahagurukiriza umuvunyi. Ngo arangije uwo muvunyi agiye haguruka, umva ngo yari mwene wabo, yari wo mu muryango wo kwa Kalebu.
kandi Kalebu ndakwibutsa ko ari umwe wagendaga cyangwa se wagendanye na Yosuwa, bagenda bayoboye ubwoko bw'Uwiteka. Igihe bari bagiye gutata igihugu cy'i Kanani, hazanye inkuru nziza abantu babiri, uwa mbere ni Kalebu, uwa kabiri ni Yosuwa. Abandi bari bagiye ari umuryango w'abantu 12. Aba bantu uko bagiye ari 12 ngo 10 ngo babonye Abanaki babatera ubwoba. Bamaze kubatera ubwoba bahagarara imbere. Noneho barangije ngo bahagarika umutima, baravuga bati yemwe ibi ngibi tubonye noneho ntibibaho. Iyi Mana ya Isiraheli irabasha kudutabara, ariko nkubwire ngo iyakuvuzeho kera na n'ubu niyo ikivuga. Aleluya. Noneho birangije Uwiteka Imana arabireba, arebamo abagabo babiri, kuko imbere ntabwo abantu bose bahamya Yesu. Ntuzarebe ko dusenga ntabwo twese duhamya Yesu. Hari abamuvuga kuko bamwumvise, hari n'abamuvuga kuko bahamure do presire brenevasika angazini wiritari de charode tastance. Hari n'abamuvuga kuko bamubonye. Aba bamubonye nibo bamuhamya. Aba bamubonye iyo bigeze ahakomeye baratabaza. Aba bamubonye nibo baba Bisiraheli batakambiye Uwiteka, Uwiteka akabahagurukiriza umuvunyi. Maze Abisiraheli iki gihe cyari igihe kitaboroheye, cyari igihe cy'amakuba kuri bo, cyari igihe nero tasiri mandare nodra, cyari igihe cyo gutabwa, cyari igihe cyo kutishimirwa. Ariko Imana ishobora byose renalidre irangije ibakorera ibitangaza, ibahagurukiriza umuvunyi wo mu muryango wo kwa Kalebu, ngo ari we wabakijije. Uyu muvunyi yaraje ahita bakorera ikintu gifatika, yaraje abarwanira intambara, yaraje arwana n'ababarwanyaga. Ndagira ngo nkubwire ngo Abafilisitiya bo baruzi baguhiga, ishobora byose yababuza ijambo. Abadayimoni b'uburwayi baguhiga, abadayimoni ba korona baguhiga, myuka mibi yo muri iyi nzira igugoye, Imana yazigahita ibihagarika mu izina rya Yesu. Cyumvira ijambo, ndagutangariza ubuhanuzi buvuga ngo Imana ntayihuriye n'abantu. Imana irenza abantu kuko ariyo yabaremye. Twihute. Ngo ahangaha ngo uyu niwe wabakijije ibyago n'amakuba bahuraga nabyo. Ndakubwira ngo Imana ngazini dato presire de lostance. Imana yakurebye irakumenya, kandi yikumenye ibasha gusobanura ibyo utabashaga gusobanukirwa. Twasomye ijambo ryo muri Ezekiyeli mu bice byaho 36 ku murongo waho ku murongo wa 2 avuze ngo uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo kuko kunesimeni adaritai, ngo kuko neridastis, ngo kuko umwanzi yabashinyaguriye ati awa. Abarokore nyabo bakirimo, kuko abenshi baraguwe basubiye inyuma, abakirimo abagihagaze, ngo kuko umwanzi yabashinyaguriye akandaziri bonestis, akavuga ngo awa netobesi edoleda kinozimen, akavuga ngo awa. Umwanzi yabashije gufata iya mbere mu kukurwanya, umwanzi yafashe iya mbere mu kuguhiga, ngo kuko umwanzi yabashinyaguriye igihe insengero zari zifunze, kuko abadayimoni basubije abenshi inyuma, kuko abazimu beretse abantu ko Imana idashoboye, ngo kuko umwanzi yangari de praside, ngo yabashinyaguriye, ngo akavuga ngo awa. Nabo nibongere basenge niba ari abarokore, nabo nibongere bahanure niba koko bahanura. Nandasidi bonesida topresika done, ngo kuko umwanzi yabashinyaguriye, ngo akavuga ngo awa awa eseni mori eda. Ndagira ngo nkubwire ngo uko niko abadayimoni bakwishima hejuru, ngo ati za nsengero zanyu zo kutununga, bya byumba by'amasengesho mwajyagamo, za nsengero za handi hari utununga, hahandi mwavuganiraga nayo,
ngo ahangaha niho mvuganira nayo, ahangaha kutununga kuri ya misozi y'ikanyarira, handi Kinyamakara, handi mu Rupfu, handi za Samatare, handi yemwe mu mpande nyinshi zo twazyaga tuyihamagariramo, hamwe abadayimoni baduhinyurira, hamwe bavuga ngo ariko abangaba baracya nerotastadapra, ngo niba Imana yaba ikiriho ngo nize yirwanirire. Imana yumva gusenga, mvugira ngo amina, ngo kuko abadayimoni badushinyaguriye, niyo mpamvu Imana ije kunadebavwa nayo kuturwanirira mu izina rya Yesu, ngo kuko imyuka mibi yaturwanije, kuko yavuze ngo hawa niba aba bantu bagisenga Imana niyongera ibumvire, ngo kuko ngo estadobet, ngo kuko ngo za sengero zabo zo kutununga ngo zo kutununga za kera twarazinduye. Ndagira ngo nkubwire ngo urusengero rukomeye n'urw'Umwuka Wera, urusengero rukomeye n'urwo Yesu yakugiriye neza akakubakira, urwo n'urw'umutima wawe. Ukwiriye kuboneza urwo rusengero, ukwiriye kuboneza na ziriya mbega n'abariya abantu bataraki, ukabemeza ko agakiza ariko gatanga ubushobozi. Ngo kuko abadayimoni bari bishimye bavuga ngo barazirimbuye. Dayimoni yaguteje kwiyebura, urangije urekura Imana, umaze kuyirekura wumva ntibaho, ariko ishobora byose irategetse. Iyo twandenera idesha ihagurukije icyo bita umuvunyi, iramuhagurukije za nsengero zo kutununga, za zindi twayihamagariraga hahandi impande zose, hari za Nyarugenge, za Cyafi n'ahandi, hari za Muhima ndetse n'ahandi, hari za Kove ndetse na. Ndagira ngo nkubwire ngo naho mu cyaro abantu bumvaga itagera, Imana iravuze ngo ihagurukije icyo bita umuvunyi, ngo za nsengero zabo zo kutununga hahandi bajya bahanurira. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo Imana ari unjiji, ibasha gukora ibyo abantu badashobora gukora, ibasha kwiyerekana igihe abantu bananiwe, ibasha nganda zirima fasiya, ibasha kugendera mu gicu cyo gutabara, kandi uwitabaye itabarukana intsinzi. Ngutangarize yuko abadayimoni bagusabye, ariko ntabwo ikwemereye ko aba bazimu bagutwaza igitugu. Ndagira ngo nkubwire ngo twasomye ijambo ry'Imana ngo ihagurutsa umugabo wo mu muryango wo kwa Karebu, ngo imuhagurutsa nk'umuvunyi w'Abisiraheli. Kandi nkubwire ngo umuryango Imana ibasha kwemera n'umuryango unezeza Imana, umuryango ubasha gushima Imana, bagirirwa neza n'Imana, Imana ikabasha bakayishima, bagahagarara batiyemeye ngo nta maboko yabo yabikoze, ahubwo bakavuga ngo Imana yo mu ijuru niyo yabikoze. Ngutangarize yuko Karosi impamya neza cyane ko iyi Mana yakuvuzeho abadayimoni bahari, ariko izanabisohoza bahari. Ndagira ngo wikwirukana dayimoni gusa, ahubwo hamagara Imana iguha imbaraga, nurangiza ubwire shitani ngo dayimoni na Yesu yaragutsinze cyagiye ku musozi, handi yararimo asenga ngo data data data, asenga iminsi 40 mu butayu ngo atarya atanywa, ngo igihe iminsi 40 n'amajoro 40 bishize ngo nibwo Yesu yashonje. Ngutangarize ngo abadayimoni baguteze ikindi gihe, ariko ntibazakubona n'ubuhagurukizwa muvunyi n'Imana. Imana irategetse, iravuze ngo nuko uwo munsi ngo Uwiteka Imana Nyiringabo yumva gutaka kw'Abisiraheli, abahagurukiriza umuvunyi. Nuko gutaka kw'Abanyarwanda batakishwa n'ibibazo, nuko abanyamahanga batakishwa no kugira neza no kugira nabi kw'abazimu. Imana irahaguruka, iraziba hagurukiriza umuvunyi. Ndagira ngo nkubwire ngo ari wo mu muryango, kandi nkubwire ngo buri bigeragezo bifite aho byaturutse. Hari ibyaturutse kwa dayimoni gahinda, hari ibyaturutse kwa dayimoni shyari, hari ibyaturutse kwa dayimoni w'imanza, bimwe byaje bishaka kukwambura ibyawe. Hari ibyaturutse kwa dayimoni wo kutabyara, hari ibyane wore dastika twadala, hari ibyaturutse kwa dayimoni umwe udashaka kushaka, hari ibyaturutse kwa dayimoni
dayimoni wa rucantege, hari n'ibyaturutse kwa dayimoni w'ubusambanyi, hari ibyaturunerangazirima. Ariko umva itangazo riravuze ngo kuko abadayimoni bagushinyaguriye, bavuze ngo bariya bazongera babeho, Imana yongera irategeka, iravuga ngo garuka nayo yongera ikugarukire, ongera wubakwe nk'amabuye mazima, ongera landayi godistada bavizari muri yarishandia. Imana yongera ikubake, wongere nawe wubakike, wongere ugirirwe neza n'Imana, wongere wunguke bundi bushya. Ndagira ngo ubwe umutima wuzuye agahinda, uti wowe undeba, wowe unyumva, Imana irambwiye ngo ufite agahinda, wowe wumva byaranze, Imana irambwiye ngo byaranze ariko iracyashoboye. Yewe wowe muntu w'Imana wumva yuko bitashoboka kongera kubaha Imana, irategetse iravuze ngo va mu bantu, egera Imana, ongera uve mu byo bakubwira, va mu nama zabo, kuko inama zabo nizikuroha, inama zabo nizikwica, inama zabo nizigusenya, inama zabo nizigusenyera. Ariko senga Imana ihagurutse umuvunyi ari uza kubaka urwo rugo rwari rwakunaniye. Imana ihagurutse umuvunyi ari wongera kuguha amafaranga wishyura iryo deni. Imana ihagurutse umuvunyi ari wo wongera kukubaka bundi bushya, nawe ukubakika bundi bushya. Ndagutangariza itangazo rivuga ngo Imana irakuzi, nubwo abadayimoni baguteye ariko irakuzi. Reka dusenge Imana ishobora byose. Imana urashoboye. Uyu muntu ndamusengeye yari yarataye agakiza ndetse mvaga bidashoboka ko yakongera kwitwa umwana wawe. Ndamusengeye ngo atabarwe. Langidi no de pafisa dala bone dai. Ndamuneki darasde done faisi, ndamwerekana imbere yawe kugira ngo urufatiro ruzima rwongere rwubakwe kuri we, agirirwe neza nawe nyakubahwa. Murinde imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu, mushyigikire. Nandosa kidaba nemo, warambwiye ngo nzasengera zatabarwa. Uyu musengeye ntamuzi ariko uramuzi. Mugire neza muri byose, ngushimiye ibyo ukoze kandi kuko uri Imana y'inyembaraga. Bikore byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kora share ushayaringe abantu bose babone ubwo buhanuzi mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen.